nyakubahwa perezida wa sena, nyakubahwa minisitiri w'intebe, banyakubahwa visi perezida imitwe yombi, banyakubahwa minisitiri, banyakubahwa senateri, banyakubahwa abadepite, mwiriweho. Tugiye gutangira imirimo y'inama ihuriweho n'imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko. Ku ruhande rwa sena hari abasenateri 22, ku ruhande rw'umutwe w'abadepite hari abadepite 72. Umubare wo ngombwa kugira ngo iyo nama ikorwe mu buryo bwemewe n'amategeko ukaba uhari. Kuri gahunda hateganijwe kugezwaho na nyakubahwa minisitiri w'intebe gahunda ya guverinoma y'imyaka 5, 2024 kugeza 2029. Bikaba ari muri urwo rwego kubahiriza ibiteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda mu ngingo yaryo y'119 iteganya ko minisitiri w'intebe ashyikiriza inteko ishinga amategeko gahunda ya guverinoma bitarenze iminsi 30 uhereye igihe yatangiriye imirimo ye. Nyakubahwa perezida wa sena, nyakubahwa minisitiri w'intebe, banyakubahwa visi perezida imitwe yombi, banyakubahwa minisitiri, banyakubahwa senateri, banyakubahwa abadepite, hashingiwe ku ngingo ya 8 kandi y'itegeko ngenga nimero 001 agakoni 2024 rigena ibikurikizwa n'inteko ishinga amategeko mu kugenzura ibikorwa bya guverinoma. Gahunda ya guverinoma tugezwaho ntigibwaho impaka. Nyakubahwa minisitiri w'intebe, mu izina ry'inteko ishinga amategeko turabakiriye hamwe n'abaminisitiri babaherekeje muri iyi nama ihuriweho imitwe yombi. Mbonereho no kubaha umwanya kugira ngo mugeze ku nteko ishinga amategeko gahunda ya guverinoma y'imyaka 5 kuva 2024 kugeza 2029. Ijambo ni iryanyu nyakubahwa minisitiri w'intebe. Nyakubahwa perezida wa sena, nyakubahwa perezida w'umutwe w'abadepite, nyakubahwa banyakubahwa ba visi perezida b'imitwe yombi, banyakubahwa abasenateri, banyakubahwa abadepite, mbashimiye uyu mwanya mu mpaye kugira ngo nubahirize ibiteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda mu ngingo yaryo 119 iteganya ko minisitiri w'intebe ashikiriza inteko ishinga amategeko gahunda ya guverinoma bitarenze iminsi 30 uhereye igihe yatangiriye imirimo ye. Nk'uko mubyibuka, natangiye imirimo kuwa 25 Nyakanga 2025. Bityo rero bikaba ari ngombwa ko mbagezaho gahunda ya guverinoma muri icyo gihe giteganwa n'itegeko nshinga. Mbere yo kubagezaho gahunda ya guverinoma, ndagira ngo nongere nshimire nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda, nyakubahwa perezida Paul Kagame, wangiriye icyizere gikomeye akanshinga imirimo yo kuba minisitiri w'intebe. Gahunda ya guverinoma y'imyaka 5 ngiye kubagezaho ishingiye ku mirongo migari yatanzwe na nyakubahwa perezida wa Repubulika igihe yiyamamarizaga kuyobora u Rwanda muri 2024. Ndagira ngo nibutse ko iyi gahunda ya kabiri yo kwihutisha iterambere kimwe n'iyayibanjirije y'imyaka 7
ari gahunda igihugu cyihaye mu rwego rwo gushyira mu bikorwa icyerekezo 2050. Iyi gahunda ya guverinoma igamije mbere na mbere kongera ingano y'amafaranga umuturage yinjiza no kuzamura imibereho myiza y'abaturage. Ibi bizagerwaho binyuze mu bikorwa bizana impinduka bikurikira: kongera inganda z'imbere mu gihugu hagamijwe kuzamura ingano y'ibyoherezwa mu mahanga no kugabanya icyuho kiri hagati y'ibyoherezwa n'ibitumizwa mu mahanga, guhanga imirimo mishya ibyara inyungu, kunoza ireme ry'uburezi no gutanga ubumenyi bujyanye n'ibikenewe ku isoko ry'umurimo, kongera ubudahangarwa ku mihindagurikire y'ibihe no guharanira kugera ku iterambere rirambye, guteza imbere imirire n'imikurire y'abana bato hagamijwe kugabanya igwingira, gutanga serivisi nziza no kongera uruhare rw'abaturage mu bibakorerwa. Nyakubahwa Perezida wa Sena, Nyakubahwa Perezida w'Umutwe w'Abadepite, Banyakubahwa ba Visi Perezida b'imitwe yombi, Banyakubahwa abasenateri, Banyakubahwa abadepite, iyi gahunda ya kabiri yo kwihutisha iterambere yubakiye ku nkingi eshatu arizo ubukungu, imibereho myiza n'imiyoborere. Mbere y'uko mbagezaho ibiteganyijwe gukorwa muri buri nkingi, nagira ngo mbanze mbagaragarize ishusho rusange y'uko ubukungu bw'igihugu cyacu buzaba buhagaze mu mwaka w'ibihumbi 2029. Muri iyi gahunda, guverinoma yiyemeje kuzamura ubukungu bw'igihugu cyacu ku mpuzandengo y'9.3% buri mwaka kugeza muri 2029. Umusaruro umuturage azinjiza uzava ku mpuzandengo y'amadolari y'Amerika 1,040 mu mwaka wa 2023 ugere ku madolari arenga gato 1,360 muri 2029. Kugira ngo ibi bizagerweho, biradusaba kongera umusaruro mu nzego zose z'ubukungu. Byitezwe ko ubuhinzi buziyongera ku mpuzandengo iri hejuru ya 6% buri mwaka, naho inganda na serivisi biteganyijwe ko biziyongera ku mpuzandengo iri hejuru y'10% buri mwaka. By'umwihariko mu rwego rw'inganda hazibandwa ku kongera umusaruro w'izitunganyirizwamo uteganyijwe kuziyongera ku mpuzandengo y'10.4% buri mwaka. Kugira ngo uku kwiyongera kw'ibitunganyirizwa mu nganda kuzashoboke, hazakenerwa kongera uruhare rw'ishoramari. Biteganyijwe ko uru ruhare ku musaruro mbumbe w'igihugu ruzagera kuri 32.1% muri 2029. Kugera kuri iki kigero cy'ishoramari tuzabikesha cyane kwiyongera kw'ishoramari ry'abikorera. Rizava kuri 15.9% by'umusaruro mbumbe w'igihugu muri 2023 rigere kuri 21.9% muri 2029. Mu rwego rw'ubucuruzi n'amahanga, agaciro k'ibyoherezwa mu mahanga kazikuba inshuro zirenga 2, kazava kuri miliyari 3.5 z'amadolari y'Amerika muri 2023 kagere kuri miliyari 7.3 z'amadolari y'Amerika muri 2029. Biteganyijwe ko ibyoherezwa mu mahanga bizazamuka ku mpuzandengo ya 13% buri mwaka. Ibitumizwayo
byo bizazamuka ku kigero cy'8.7% buri mwaka. Iri zamuka ry'agaciro k'ibyoherezwa mu mahanga rizatuma igipimo cy'ubushobozi bwo kwishyura ibitumizwa mu mahanga hakoreshejwe amafaranga ava mu byoherezwayo cyiyongera. Iki gipimo rero kizava kuri 61% muri 2023 kigere kuri 77% muri 2029. Uku kwiyongera kuzagirwamo uruhare ahanini no kuzamura agaciro k'ibisanzwe byoherezwa mu mahanga harimo ikawa n'icyayi ndetse n'ibindi birimo ibitunganyirizwa mu nganda, amabuye y'agaciro, indabo, imboga ndetse n'imbuto. By'umwihariko biteganyijwe ko amafaranga akomoka ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro yoherezwa mu mahanga azava kuri miliyari imwe n'igice kimwe y'amadolari y'Amerika akagera kuri miliyari 2.5 y'amadolari y'Amerika. Ibi bizagerwaho binyuze mu guteza imbere ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bukorwa kinyamwuga kandi butangije ibidukikije. Hazashyirwa imbaraga mu kuyongerera agaciro hano imbere mu gihugu. Tuzakenera kandi kongera ikigero cy'ubwizigame imbere mu gihugu ku buryo kikuba kabiri. Kizaba kuri 12.4% by'umusaruro mbumbe w'igihugu kigere kuri 25.9% muri 2029. Biteganyijwe kandi ko izamuka ry'ibiciro rizaguma ku kigereranyo kiri hagati ya 2% n'8% mu gihe giciriritse. Guverinoma izakomeza gushyira imbaraga mu gukumira no guhangana n'izamuka ry'ibiciro no gucunga neza imari ya leta. Nyakubahwa Perezida wa Sena, Nyakubahwa Perezida w'umutwe w'abadepite, ba Nyakubahwa ba Visi Perezida b'imitwe yombi, ba Nyakubahwa basenateri, ba Nyakubahwa badepite, kugira ngo ubukungu bw'igihugu buzagere ku bipimo maze kubagezaho, hari ibikorwa biteganyijwe muri iyi gahunda ya guverinoma y'imyaka 5. Ibi bikorwa bikubiye kuko nabivuze mu nkingi 3. Muri aka kanya rero ndagira ngo mbagezeho ibikorwa biteganyijwe muri buri nkingi mpereye ku nkingi y'ubukungu. Ibikorwa byo mu nkingi y'ubukungu bikubiye mu nzego zitandukanye harimo ubuhinzi n'ubworozi, inganda, ubukerarugendo, ibikorwa remezo birimo amazi n'ingufu, gutwara abantu n'ibintu ndetse n'iterambere ry'imijyi no kunoza imiturire, ikoranabuhanga mu itumanaho, urwego rw'imari, kubungabunga ibidukikije n'umutungo kamere ndetse no guhanga imirimo mishya. Reka rero mvuge ku buhinzi n'ubworozi. Intego nkuru ubuhinzi n'ubworozi ni ukuvugurura no kunoza ibikorwa byo mu rwego rw'ubuhinzi n'ubworozi hagamijwe kongera umusaruro. Muri uru rwego tuzibanda kuri ibi bikurikira: kongera umusaruro w'ubuhinzi ku kigero cya 50% ku bihingwa ngandurarugo byatoranyijwe hagamijwe kwihaza mu biribwa no kongera umusaruro woherezwa mu mahanga. Gukomeza gahunda yo kwihaza ku mbuto binyuze mu gutuburira imbuto imbere mu gihugu. Gukora ku buryo u Rwanda rwihaza ku musaruro w'ubworozi. Kongera uburyo bwo kubungabunga umusaruro ukomoka ku buhinzi hagamijwe kugabanya ko wangirika. Kureshya ishoramari mu buhinzi hagamijwe kongera umusaruro, ubuhinzi bugezweho
no guhanga ibishya. Kugira ngo tuzagere kuri iyi ntego, hazongerwa ingano y'umusaruro w'ibihingwa ngandurarugo by'ingenzi byatoranyijwe. Ibyo bihingwa akaba ari ibigori, ibishyimbo, ibirayi, umuceri, imyumbati, soya, ingano, ibitoki, imboga n'imbuto. Mu rwego rwo kongera ingano y'ibyoherezwa mu mahanga, tuzakomeza guteza imbere ubuhinzi bw'ibihingwa ngengabukungu birimo ikawa, icyayi, ibirete, indabo, imboga n'imbuto. Hazibandwa ku gusazura ibiti by'ikawa bishaje no kugeza ingemwe ku bahinzi hirya no hino mu gihugu. Kongera umusaruro bizagerwaho binyuze mu kongera ikoreshwa ry'ifumbire n'imbuto z'indobanure. Tuzashyira imbaraga mu kongera ingano yabyo ndetse no kubigeza ku bahinzi ku gihe. Intego dufite ni ukongera ifumbire ikoreshwa ikava ku mpuzandengo y'ibiro 70 kuri hegitari ikagera hafi ku biro 95 kuri hegitari ku buryo bujyanye n'imiterere y'ubutaka. Hirya no hino mu gihugu hazashyirwaho uburyo bushya bw'imikorere y'ubuhinzi n'ibyanya byihariye bikorerwaho ubuhinzi bwa kijyambere. Hazanozwa imikoreshereze y'ubutaka buhujwe bukorerwaho ubuhinzi hagamijwe kuzamura umusaruro no kongerera agaciro. Guverinoma izakomeza gushyira imbaraga mu buhinzi buhangana n'imihindagurikire y'ibihe. Muri uru rwego hazakoreshwa uburyo bunyuranye bwo kuhira. Biteganyijwe ko ubuso bwuhirwa buzava kuri hegitari 71,000 bukagera kuri hegitari zisaga 130,000. Hazongerwa kandi ubuso bw'ubutaka buriho amaterasi y'indinganire buzava kuri hegitari zisaga 142,000 bukagera kuri hegitari zisaga 167,000. Ku bufatanye n'abaturage, amaterasi yikora azagezwa ahantu hose akenewe mu gihugu. Mu rwego rwo kugabanya umusaruro wangirika nyuma y'isarura, hazanozwa imicungire y'umusaruro ku buryo uwangirika uzagera munsi ya 5% uvuye kuri 13.8% muri 2023. Bizasaba gukomeza kubaka ibikorwa remezo harimo ubwanikiro n'ubuhunikiro, gushyiraho imbaraga mu kunoza uburyo bwo kugeza umusaruro ku masoko no kongera ubushobozi bw'inganda ziwutunganya. Mu rwego rwo guteza imbere ubworozi, hazongerwa umusaruro ukomoka ku bworozi no kunoza uruhererekane nyongeragaciro mu bworozi bw'amatungo n'amafi. Ibi bizakorwa hanozwa uburyo bugezweho bwo kororera mu biraro, kongera uburyo bwo kubona icyororo kivuguruye, gushyiraho ibikorwa remezo byo kwegereza aborozi amazi no gukurikirana neza ubworozi. Hazongerwa kandi ingano y'ibiryo by'amatungo, hanashyirweho ibyanya bigezweho byo kororeramo ndetse hanongerwe ubushobozi bw'amakusanyirizo y'amata. Mu rwego rwo kureshya ishoramari mu buhinzi n'ubworozi, hazashyirwa mu bikorwa ingamba zo gukuraho imbogamizi zikigaragara muri uru rwego. Izi ngamba zirimo izijyanye no gushyira amatungo n'imyaka mu bwishingizi ndetse no kongera amafaranga ashorwa muri uru ruhererekane
nyongeramusaruro. Intego dufite ni ukongera inguzanyo zijya mu rwego rw'ubuhinzi zikava kuri 6% by'inguzanyo zose zitangwa n'ibigo by'imari zikagera ku 10%. Tuzakomeza kunoza imikoranire n'urwego rw'abikorera mu kongera agaciro umusaruro ukomoka ku buhinzi n'ubworozi. Ibi kandi bizagira uruhare mu kongera imirimo cyane cyane ku rubyiruko ndetse byinjirize igihugu amadovize akomoka ku byoherezwa mu mahanga. Nyakubahwa Perezida wa Sena, Nyakubahwa Perezida w'umutwe w'abadepite, Banyakubahwa ba Visi Perezida b'imitwe yombi, Banyakubahwa abasenateri, Banyakubahwa abadepite, ndagira ngo noneho mvuge ku byerekeranye n'iterambere ry'inganda. Mu rwego rwo guteza imbere urwego rw'inganda kugira ngo ruziyongere ku mpuzandengo iri hejuru y'10% buri mwaka kuko nigeze kubigaragaza hejuru, twihaye intego 3 z'ingenzi: kongera ibikorerwa mu nganda zikora iby'ibanze nkenerwa hagamijwe guhaza isoko ry'imbere mu gihugu no kugabanya ingano y'ibitumizwa mu mahanga, kureshya abashoramari mu rwego rw'inganda n'urw'ubwubatsi no guteza imbere ibyoherezwa mu masoko yo mu karere duherereyemo ndetse n'amasoko mpuzamahanga. Bimwe mu byo tuzakora kugira ngo izi ntego maze kubabwira zigerweho ni bikurikira: Guverinoma izarangiza ibikorwa remezo by'ibyanya by'inganda byemejwe bitari byarangiye. Izakomeza kandi gutunganya no kunoza imikorere yabyo hibandwa cyane cyane ku cyanya cya Kigali, cyanya cya Bugesera, icya Rwamagana n'ibindi. Gahunda yo guteza imbere ibikorerwa mu Rwanda byo twita Made in Rwanda izakomeza guhabwa umwihariko. Ikigamijwe ni ukongera umusaruro w'itunganyirizwa mu nganda bikenerwa mu gihugu ndetse no kongera ingano y'ibyoherezwa mu mahanga. Hazitabwa ku gushishikariza ishoramari no gushyigikira inganda z'ingenzi. Izi nganda zirimo izitunganya ibikomoka ku musaruro w'ubuhinzi n'ubworozi, izitunganya amabuye y'agaciro, impu, izikora ibinyabiziga, imyenda, imiti, ibikoresho by'ubuvuzi ndetse n'ubugeni n'ubuhanzi. Hagamijwe kwagura amasoko, urwego rw'abikorera ruzakomeza gufashwa kuzuza ibipimo bisabwa ku masoko y'imbere no mu gihugu, ku masoko y'imbere mu gihugu no mu mahanga. Hazashorwa imari mu gushyira ibikorwa remezo byo guteza imbere ubucuruzi n'ibyoherezwa mu mahanga, harimo kongera ibifasha ubucuruzi bw'imboga, imbuto, indabo n'inyama ndetse n'ububiko bw'ibindi bicuruzwa. Nyakubahwa Perezida wa Sena, Nyakubahwa Perezida w'umutwe w'abadepite, Banyakubahwa ba Visi Perezida b'imitwe yombi, Banyakubahwa abasenateri, Banyakubahwa badepite, ndagira ngo noneho munyemerere mbabwire ibyo tuteganya gukora mu rwego rw'ubukerarugendo. Mu rwego rwo guteza imbere ubukerarugendo bugezweho kandi butangiza ibidukikije, intego nkuru ni ukugira u Rwanda igicumbi cy'ubukerarugendo. Ibi bizatuma umusaruro ukomoka ku bukerarugendo wikuba hafi 2, uzava kuri miliyoni 620 ugere kuri miliyari 1.1 z'amadolari y'Amerika muri 2029. Kugira ngo bizagerweho, tuzakomeza kongera no gutunganya ahantu hasanzwe n'ahandi hashya hakurura ba mukerarugendo mu gihugu hose. Ibi bizakorwa
hagamijwe guteza imbere ubukerarugendo bushingiye ku bidukikije n'ubwiza kamere. Ku bufatanye hagati ya leta n'abikorera hazakomeza guhangwa ibishya mu bukerarugendo. Hazaterwa kandi inkunga imishinga y'ubukerarugendo bubungabunga ibidukikije n'urusobe rw'ibinyabuzima. Hagamijwe gukomeza gushyira u Rwanda ku isonga mu bukerarugendo bushingiye ku kwakira inama mpuzamahanga, hazakomeza kunozwa ingamba zituma u Rwanda rurushaho kwakira inama zitandukanye zo ku rwego rwo hejuru, imurikabikorwa, imikino n'imyidagaduro mpuzamahanga. Mu rwego rwo kuzamura ireme rya serivisi zitangwa mu bukerarugendo, cyane cyane ku bijyanye n'inama mpuzamahanga, abakora muri uru rwego bazongererwa ubumenyi n'ubushobozi. Hazanozwa kandi amabwiriza ndetse n'ibipimo fatizo ngenderwaho. Iterambere ry'imikino rizibanda ku kubaka urwego rwa siporo rukomeye rwunganira urwego rw'ubukerarugendo. Uru rwego kandi ruzibanda mu guteza imbere siporo haherewe ku bakiri bato. Ni mu gihe kandi ibikorwa remezo by'imikino bizongerwa hirya no hino mu gihugu. Ibi bizafasha kumenya no gushyigikira abafite impano ku bufatanye n'abafatanyabikorwa b'ingenzi barimo n'abikorera. Reka mvuge noneho ku mazi n'ingufu. Ku birebana n'amazi, intego nkuru ni ukongera ingano y'amazi meza, kuyegereza abaturarwanda no gukemura imbogamizi zituma batayabonera igihe. Kugira ngo iyi ntego izagerweho, tuzashyira imbaraga mu kongera gusana no gufata neza ibikorwa remezo by'amazi kugira ngo hanozwe serivisi zo gutanga amazi meza. Hazongerwa kandi ingano y'amazi meza atunganyirizwa mu nganda ku munsi. Izikuba inshuro zirenga 2 kugira ngo agere ku bayakeneye bose. Mu rwego rwo kunoza imicungire myiza y'amazi no gutanga serivisi nziza, hazanozwa ingamba zo kugabanya igihombo giterwa n'amazi apfa ubusa. Ibi byose maze kubabwira bizafasha kugabanya urugendo rukorwa n'abajya kuvoma amazi mu cyaro ndetse no mu mijyi, no kongera umubare w'abafata amazi bayashyira mu ngo batuyemo kandi bakayabona igihe bayakeneye. Ku bijyanye n'ingufu, intego y'ingenzi ni ukugeza amashanyarazi ahantu hose hari ibikorwa remezo by'iterambere no kugeza amashanyarazi mu tugari twose, ari nako twongera uruhare rw'ingufu zisubira. Kugira ngo ibi bizagerweho, hazongerwa imbaraga mu gukwirakwiza amashanyarazi hirya no hino mu gihugu. Hazibandwa ku nganda, inzu z'ubucuruzi, amashuri, ibigo by'ubuvuzi n'ibindi bigira uruhare mu iterambere n'imibereho myiza y'abaturage. Guverinoma izakomeza kongera ingufu zisubira kandi zidahumanya. Intego dufite ni ukongera uruhare rwazo mu ngufu igihugu gikoresha. Ibi bizafasha kugabanya ikoreshwa ry'ingufu zikomoka ku bicanwa nk'inkwi, ibyatsi n'ibisigazwa by'ibihingwa n'ibindi. Hazakomeza gutezwa imbere ubushakashatsi bugamije ikoreshwa ry'ingufu za nikeleyeri mu nzego zirimo ubuzima, ingufu z'amashanyarazi, ubuhinzi n'izindi. Hazanakomeza kandi guteza imbere ikorwa n'ikoreshwa ry'ingufu zisukuye nk'umwuka wa metani mu nganda ndetse no mu ngo.
mu rwego rwo kwihaza mu bijyanye n'ingufu ku buryo burambye, hongerwa ububiko bugezweho bwa gaze n'ibikomoka kuri peteroli. Reka mvuge noneho ku gutwara abantu n'ibintu. Mu rwego rwo kunoza uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu, intego nkuru ni ugukomeza kwagura ibikorwa remezo by'ubwikorezi na serivisi byoroshya ubuhahirane n'iterambere ry'ubukungu. Ibizakorwa kugira ngo bizagerweho ni ibi bikurikira: hazongerwa imihanda, hananozwe serivisi zo gutwara abantu mu buryo bwa rusange mu cyaro no mu mijyi. Muri rusange hazubakwa hanasanwe ibirometero bisaga 300 by'imihanda ku rwego rw'igihugu. Byongeye kandi ibirometero birenga 500 by'imihanda y'imigenderano bizakorwa mu rwego rwo korohereza abahinzi n'abacuruzi kugeza umusaruro n'ibindi bicuruzwa ku masoko. Hazanozwa serivisi zo gutwara abantu mu buryo bwa rusange mu mijyi no mu bice by'icyaro. By'umwihariko hazatezwa imbere itwagwa ry'abantu n'ibintu hifashishijwe ibinyabiziga bikoresha amashanyarazi kuko ari byo bitangiza ibidukikije. Guverinoma izakomeza kunoza serivisi zo gutwara abantu mu buryo bwa rusange mu mujyi wa Kigali. Ibi bizafasha cyane kugabanya umuvundo w'ibinyabiziga mu masaha abagenzi baba bajya cyangwa bava ku kazi. Mu rwego rwo guteza imbere ubwikorezi bwo mu kirere, hazongerwa ibyerekezo bya Rwandair. Ibi bizajyana kandi no kwiyongera k'umubare w'abagenzi bakoresha Rwandair bakazikuba kabiri. Mu rwego rwo gukomeza korohereza abohereza ibicuruzwa mu mahanga, biteganyijwe ko Rwandair izongera ingano y'imizigo itwara. Hazarangizwa imirimo yo kubaka ikibuga cy'indege gisha mpuzamahanga cya Kigali mu karere ka Bugesera, ndetse hazananozwa imikorere y'ibindi bibuga bicyunganira hirya no hino mu gihugu. Hazashyirwaho kandi ikigo gishinzwe kongerera ubumenyi n'ubushobozi abakora mu by'indege, kizabafasha kurushaho kwiyungura ubumenyi bukenewe mu nshingano zabo. Mu rwego rwo gukomeza guteza imbere ubuhahirane hagati y'uturere twegereye ikiyaga cya Kivu, ku bufatanye n'abikorera hazarangizwa kubakwa ibyambu, hananozwe imikorere yabyo. Kubaka no gutangira gukoresha ibigo bifasha abinjira n'abasohoka ku mipaka bizakomeza kuba bimwe mu by'igihugu kizibandaho kugira ngo hanozwe ubuhahirane n'ibihugu duturanye ndetse n'ibyo mu karere. Munyemerere noneho mvuge ku byerekeranye n'iterambere ry'imijyi no kunoza imiturire. Ku birebana n'imijyi n'imiturire, intego igamijwe ni ukuzamura iterambere ry'imijyi no kunoza imiturire, kubaka ibikorwa remezo bihangana n'ibiza mu cyaro ndetse no mu mijyi, hagamijwe kwihutisha iterambere n'imibereho myiza. Kugira ngo iyi ntego izagerweho, ibikorwa by'ingenzi biteganyijwe kuzakorwa n'ibi bikurikira: hazihutishwa ikorwa ry'inyigo zigaragaza ahagenewe imiturire n'ibikorwa remezo bijyana. Ibi bizafasha kugira ngo imiturire inoze kandi yujuje ibisabwa mu mijyi no mu cyaro. Hazashyirwa imbaraga mu kunoza imiturire yo mu mujyi. By'umwihariko hazagabanywa imiturire idakwiye binyuze mu kongera ibikorwa remezo
no kuvugurura inyubako ku buryo bugezweho. Hazakomeza gushyirwa mu bikorwa gahunda yo kwimura abatuye ahantu hashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Abanyarwanda batuye ku buryo butatanye bazarushaho gushishikarizwa gutura ahabugenewe mu midugudu. Ku bufatanye n'abikorera mu mujyi wa Kigali, mu mijyi ibunganira no mu byaro, hazakomeza kubakwa inzu zijyanye n'ubushobozi bw'Abanyarwanda mu byiciro bitandukanye. Ibi bizakorwa hubakwa inzu zo gukodesha n'izo kugura. Binyuze mu mishinga minini itandukanye, hazongerwa ibikorwa bizamura ubukungu mu mujyi wa Kigali, mu mijyi igaragiye Kigali no mu yindi mijyi. Muri iyo mishinga harimo ibikorwa remezo bya siporo n'imyidagaduro, ndetse no gushyiraho ibyanya bigamije guhanga ibishya n'imirimo ijyanye nabyo. Reka mvuge noneho ku ikoranabuhanga mu itumanaho. Ku birebana n'ikoranabuhanga mu itumanaho, intego nkuru zigamijwe ni zikurikira: kwihutisha iterambere ryubakiye ku bumenyi mu ikoranabuhanga n'itumanaho, korohereza Abanyarwanda kubona ibikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho n'iby'ibanze mu ikoranabuhanga, gukomeza kunoza imitangire ya serivisi mu nzego zitandukanye hifashishijwe ikoranabuhanga. Kugira ngo izi ntego zizagerweho, biteganyijwe ko igipimo cy'abafite ubumenyi bw'ibanze mu gukoresha ikoranabuhanga kiziyongera, kikava kuri 53% kikagera ku 100%. Serivisi za leta zizajya zitangwa ku buryo bw'ikoranabuhanga, kandi hazatangwa indangamuntu y'ikoranabuhanga izoroshya uburyo abaturarwanda babona serivisi bakenera. Urubyiruko ruzongererwa ubumenyi hagamijwe kuruha amahirwe yo kubona imirimo mu gihe kizaza. Muri urwo rwego, abagera kuri miliyoni bazahabwa ubumenyi bujyanye n'ikoranabuhanga, naho abagera ku 500 bazahabwa amahugurwa y'ikoranabuhanga yo ku rwego ruhanitse. Ku bufatanye n'abikorera, ubushakashatsi no guhanga ibishya bizakomeza gutezwa imbere hagamijwe kongera ubushobozi bwo gupiganwa no kwagura amasoko ku rwego mpuzamahanga. Hazashyirwa kandi imbaraga mu gukoresha ikoranabuhanga ku Banyarwanda bose. Muri uru rwego hazongerwa umubare w'ibikoresho by'ikoranabuhanga bijyanye n'ubushobozi bw'Abanyarwanda. Ibi bizakorwa hagamijwe ko buri wese yakoresha ikoranabuhanga rigezweho. Hazakomeza kongerwa imbaraga mu gukoresha ikoranabuhanga rigezweho ririmo n'ubwenge buhangano. Ibi bizakorwa mu rwego rwo kwihutisha no kunoza imikorere mu nzego zitandukanye. Zimwe mu ngero ni nko mu burezi, ubuzima, ubuhinzi, inganda n'ubutabera. Ku bufatanye n'urwego rw'abikorera, guverinoma izakomeza kongera imari ishorwa mu bushakashatsi. Mu nyemerere noneho mvuge ku rwego rw'imari. Mu rwego rwo gukomeza guteza imbere urwego rw'imari, intego nkuru ziteganyijwe kugerwaho n'izi zikurikira: kongera umubare w'abaturage bagerwaho na serivisi z'imari, kuzamura uruhare rwa serivisi z'imari mu bukungu n'imibereho myiza y'abaturage, gukomeza gushyira imbaraga muri gahunda zitandukanye zigamije kugira u Rwanda igicumbi cya serivisi z'imari ku rwego mpuzamahanga, no guteza imbere isoko ry'imari n'imigabane. Kugira ngo izi ntego zizagerweho, guverinoma izashingira ku ntambwe nziza
yatewe muri NST1 aho abakoresha serivisi z'imari bageze kuri 96%. Muri urwo rwego hazashyirwa imbaraga mu kongera uruhare rw'izo serivisi mu kuzamura ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage. Ibi bizagerwaho hongerwa ikoreshwa ry'ikoranabuhanga muri serivisi z'imari, by'umwihariko kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga, hitabwa cyane ku rubyiruko n'abagore. Hazongerwa umubare w'abakoresha serivisi z'imari zitangwa n'ibigo byemewe n'amategeko. Tuzongera kandi ikoreshwa ry'ikoranabuhanga muri serivisi z'imari. Ibi bizajyana no gukomeza kwigisha abaturage ibijyanye n'imari ndetse no gushyiraho izindi serivisi z'imari zijyanye n'ibyifuzo by'abazikoresha. Inguzanyo zigenerwa urwego rw'abikorera zizakomeza kwiyongera ku mpuzandengo 17% buri mwaka, kandi ku bufatanye n'abikorera hazashyirwaho uburyo bushya bwo gukusanya imari. Muri ubu buryo harimo nk'ishoramari rihuriweho, ishoramari ry'imigabane n'ubufatanye bw'abantu benshi mu gutanga imari n'ibindi. Ubu buryo buzashyigikira ubucuruzi bushya n'ubufite amahirwe menshi yo gukura, by'umwihariko mu nzego zifite uruhare runini mu kuzamura ubukungu no guhanga imirimo nk'inganda, ikoranabuhanga, ubuhinzi na serivisi. Mu rwego rwo kurushaho kwimakaza umuco wo kuzigama, hazanozwa gahunda ya Ejo Heza, hanashyirweho uburyo bugamije gushishikariza abantu benshi kuzigama. Mu rwego rwa gahunda yo guhanga ibishya, hazibandwa ku gushyigikira iterambere ry'ibigo by'ikoranabuhanga mu by'imari no gushyiraho imiterere y'isoko iboneye yoroshya kandi igashyigikira ishoramari n'ikoranabuhanga rigamije guhanga ibishya. Hazakomeza kandi gushyirwa imbaraga muri gahunda zitandukanye zigamije kugira u Rwanda igicumbi cya serivisi z'imari ku rwego mpuzamahanga. Mu kugera kuri iyi ntego, hazafatwa ingamba zo korohereza ishyirwaho ry'uburyo bushya butandukanye bugamije kwagura isoko ry'imari n'imigabane, harimo ibicuruzwa na serivisi nshya z'imari, amabanki ndetse n'ubujyanama mu by'imari, hagamijwe kwagura serivisi zitangwa mu rwego rw'imari. Hazanozwa serivisi z'imari zihabwa abaturage kandi zirusheho kubegerezwa. Gahunda yo guhuriza hamwe imirenge SACCO yose ku rwego rw'akarere izarangizwa, kandi hazashyirwaho banki y'amakoperative mu rwego rw'igihugu. Banki Nkuru y'Igihugu izakomeza kwimakaza umuco wo kwishyurana hakoreshejwe ikoranabuhanga imbere mu gihugu. Hazanozwa kandi uburyo bwo kwishyurana bukoreshwa mu karere no muri Afurika mu rwego rwo koroshya ubuhahirane no gufasha ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Ibi byose bizafasha gutuma u Rwanda rugira ubukungu butajegajega, kandi urwego rw'imari rugafasha mu gushyigikira intego zizamuka ry'ubukungu ziteganyijwe muri iyi gahunda ya kabiri yo kwihutisha iterambere no kugera ku iterambere rirambye. Mirekere noneho mvuge ku byerekeranye no kubungabunga ibidukikije n'umutungo kamere. Mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije n'umutungo kamere, intego nkuru ni izi zikurikira: kugabanya no gukumira ingaruka ziterwa n'ibiza, kugabanya imyuka ihumanya ikirere ku kigero nibura cya 38%, gukusanya imari izafasha
mu gushyira mu bikorwa imishinga n'ibikorwa bigamije guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe no kunoza imicungire irambye y'umutungo kamere n'amashyamba. Kugira ngo izi ntego zizagerweho, bimwe mu bikorwa by'ingenzi bizakorwa n'ibi bikurikira: kongera ubushobozi bwo kuburira mbere bifasha mu kugabanya ingaruka z'ibiza, kubungabunga ibyogogo by'imigezi byangiritse no kunoza imicungire y'ibishanga, gushyira mu bikorwa ingamba zo kugabanya imyuzure mu bice bikunze kwibasirwa n'ibiza nko mu ntara y'Amajyaruguru n'Iburengerazuba ku bufatanye n'abatuye ibyo bice, kunoza neza imicungire y'amashyamba hifashishijwe ikoranabuhanga, kongera ubuso bw'ibyanya biteweho amashyamba cyane cyane ibiti gakondo hamwe n'ibiti byihanganira imihindagurikire y'ibihe, ibivangwa n'imyaka ndetse n'ibiti by'imbuto ziribwa. Hazashyirwa imbaraga mu gutubura ingemwe z'ibiti no kuzegereza abaturage. Ibi ni bimwe mu bizafasha kugabanya imyuka yangiza ikirere ku kigero cya 38% nk'uko biteganyijwe muri gahunda y'igihugu ishingiye ku masezerano mpuzamahanga y'i Paris ajyanye no kubungabunga ibidukikije no guhangana n'imihindagurikire y'ibihe. Hazakusanywa nibura miliyari 3 z'amadolari y'Amerika hagamijwe kubungabunga ibidukikije n'urusobe rw'ibinyabuzima no guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe. Hazanashyirwaho uburyo butandukanye bwo gufasha gukusanya inkunga ituruka mu nzego za leta n'iz'abikorera. Munyemerere noneho mvuge ku byerekeranye no guhanga imirimo mishya ibyara inyungu. Ku bijyanye no guhanga imirimo mishya ibyara inyungu, muri iyi myaka 5 intego ni uguhanga imirimo mishya ingana na 1,250,000. Ni ukuvuga ko hazahangwa nibura imirimo 250,000 buri mwaka. Kugira ngo ibi bizagerweho, hazatezwa imbere gahunda yo kwihangira imirimo no kubona serivisi zitandukanye, harimo serivisi z'imari, iz'ubujyanama mu by'ubucuruzi, iz'imbuga zamamarizwaho ibicuruzwa ku bigo bito n'ibiciriritse by'abikorera bitanga amahirwe yo guhanga imirimo. Muri izo nzego harimo inganda zikora ibikoresho, harimo izitunganya umusaruro w'ubuhinzi n'ubworozi, serivisi zo guhanga imirimo, serivisi z'ubucuruzi mpuzamahanga, ibigo bigitangira by'ikoranabuhanga, ubugeni n'ubuhanzi. Mu rwego rwo kongera imbaraga mu guhanga imirimo, imishinga minini harimo iya leta n'iy'abikorera izagira uruhare rukomeye mu gutanga imirimo. Imwe muri iyo mishinga twavuga umushinga w'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali, ishuri ryigisha ibijyanye n'indege, ibyanya by'inganda n'iby'ubuhinzi, uruganda rw'amata y'ifu ruherereye mu karere ka Nyagatare, ndetse n'imishinga y'inyubako zahariwe ibikorwa bya siporo. Guhuza uburyo bwo kwimenyereza umwuga binyuze mu kwigira ku murimo, kuzamura ubumenyi mu rubyiruko no kwihuza n'imiterere y'isoko ry'umurimo bizashimangirwa na gahunda zitandukanye, harimo kwimenyereza umwuga, amahugurwa ajyanye n'ubumenyingiro no gukomeza kongerera ubumenyi abakozi. Hazashyirwaho uburyo bwo gutegura abakozi bafite ubumenyi buhanitse mu nzego z'ingenzi nk'ibigo by'ubucuruzi mpuzamahanga, ibigo by'imari, ubuzima, ubumenyingiro n'izindi.
Kugira ngo hahangwe imirimo mu buryo burambye, hazashyirwaho ingamba zihamye zo guteza imbere imirimo mu ishoramari rya leta n'iry'abikorera. Hazibandwa ku mishinga izana impinduka kandi ibasha gutanga akazi ku bantu benshi. Ikoranabuhanga ritanga amakuru ku isoko ry'umurimo rizavugururwa kugira ngo rihuze neza amahirwe y'akazi n'abashaka imirimo, bityo habeho igenamigambi rihamye ry'umurimo no kongera amahirwe yo kubona akazi. Nyakubahwa Perezida wa Sena, Nyakubahwa Perezida w'umutwe w'abadepite, Banyakubahwa ba Visi Perezida b'imitwe yombi, Banyakubahwa basenateri, Banyakubahwa badepite. Muri uyu mwanya nagira ngo mbagezeho ibikorwa by'ingenzi byo mu nkingi y'imibereho myiza. Ibikorwa byo muri iyi nkingi bigamije gutuma abanyarwanda bose bagera ku buzima bwiza kandi bafite imbaraga zo kwiteza imbere. Ibipimo shingiro byo muri uru rwego ni ukuzamura ireme ry'uburezi rigahuzwa n'ibikenewe ku isoko ry'umurimo, kugabanya igwingira ry'abana bari munsi y'imyaka 5 rikava kuri 33% rikagera munsi ya 15%. Kwagura ikwirakwizwa ry'isuku n'isukura mu bigo bihuriramo abantu benshi no mu muryango, kongera umubare w'abava mu bukene no kuzamura gahunda y'imibereho myiza zikagera kuri benshi. Mu rwego rw'uburezi, intego nkuru ziteganyijwe ni ugukomeza guteza imbere ireme ry'uburezi mu byiciro byose by'amashuri hagamijwe impinduka nziza mu myigire uhereye mu burezi bw'ibanze. Hari kuzamura ireme ry'uburezi mu mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro ndetse n'amashuri makuru kugira ngo rijyane n'ibikenewe ku isoko ry'umurimo. Hari kunoza gahunda zifasha kwigisha abantu bakuze, gukomeza gukurikirana ko abana bageze igihe cyo kwiga bagana ishuri no gukurikirana imyigire yabo. Hari kandi kongera imbaraga mu gushyira mu bikorwa ingamba zo gukemura ikibazo cy'abana bata ishuri. Kugira ngo izi ntego zizagerweho, guverinoma izakomeza guteza imbere uburezi budaheza n'ireme ry'uburezi mu byiciro byose by'amashuri. By'umwihariko hazakomeza kongerwa umubare w'abana biga mu mashuri y'incuke, bazava kuri 35% bagere kuri 65%. Ibi bizajyana no kubaka ibikorwa remezo by'amashuri, kongera umubare w'abarimu babifitiye ubushobozi no gutanga ibikoresho by'ingenzi bikenewe mu kwigisha. Hagamijwe kurushaho kuzamura ireme ry'uburezi, hazibandwa ku gutanga ibikoresho bihagije byo kwigishirizaho, kunoza uburyo bwo gushyira abarimu mu kazi no kongera amahugurwa n'ubugenzuzi. Guverinoma kandi izakomeza kwagura ibikorwa remezo by'amashuri bituma amasaha yo kwiga yiyongera, kugabanya ubucucike bw'abana mu mashuri ndetse n'ingendo ndende abanyeshuri bakora bajya cyangwa bava ku ishuri. Guverinoma izakomeza gushyira imbaraga mu gukurikirana imyigire y'abanyeshuri ku buryo abana bose bari mu kigero cyo kwiga batangirira igihe. Mu rwego rwo kugabanya umubare w'abana bata ishuri mu mashuri abanza n'ayisumbuye, guverinoma izakomeza gushyira mu bikorwa ingamba zo gukurikirana no kugenzura abitabira ishuri. Hazongerwa kandi imbaraga muri gahunda yo kugaburira abanyeshuri
kuko byamaze kugaragara ko ifite uruhare rukomeye mu gutuma abana baguma mu ishuri. Hazashyirwa imbaraga mu kunoza imyigire izana impinduka, cyane cyane mu masomo arimo imibare, siyansi n'indimi. Hazanongerwa kandi imikoreshereze y'ikoranabuhanga mu itumanaho mu byiciro byose by'uburezi. Hagamijwe kuzamura ireme ry'imyigishirize y'imyuga na tekiniki ku buryo bugezweho mu gihugu, mu turere twose hazashyirwaho byibura ikigo cy'icyitegererezo mu myuga n'ubumenyingiro. Ibigo byigisha imyuga y'ubumenyingiro mu gihe gito bizongerwa, bigezwe muri buri kagari no mu gihugu hose. Ibi bizatuma umuntu wese ashobora kwiga mu gihe gito umwuga yifuza hadashingiwe ku byo yize mbere. Nk'uko byari byatangiye muri NST1, hazakomeza gahunda yo kubaka amashuri y'imyuga na tekiniki mu mirenge ataragezwamo. Nk'uko kandi byari biteganyijwe muri NST1, imibare y'abanyeshuri biga mu mashuri ya tekiniki bazagera kuri 60% y'abanyeshuri bose barangiza ibyiciro rusange. Mu rwego rw'ubuzima, intego nkuru ni izi zikurikira: gukomeza kunoza serivisi z'ubuvuzi, hongerwa umubare w'abakora mu rwego rw'ubuzima no kugeza izo serivisi ku banyarwanda bose. Kongera ibikorwa remezo by'ubuvuzi birimo amavuriro n'ibikoresho byo kwa muganga. Guteza imbere ubukerarugendo bwubakiye ku buvuzi no kugabanya igipimo cy'igwingira ry'abana bari munsi y'imyaka 5 kikava kuri 33% kikagera munsi ya 15%. Hazakomeza kandi kunoza ibikorwa by'isuku n'isukura. Kugira ngo izi ntego zizagerweho, hazashyirwa imbaraga mu kwita cyane ku buzima bw'abana n'ababyeyi. Ibi bizakorwa mu rwego rwo kugabanya umubare w'ababyeyi bapfa babyara ndetse n'uw'abana bapfa bataragera ku myaka 5. Hagamijwe kunoza imitangire ya serivisi mu nzego z'ubuzima, guverinoma izakomeza kongera umubare w'abakozi bo muri uru rwego ku buryo uzikuba nibura inshuro 4. Hazakorwa ubukangurambaga ku myitwarire myiza no kugira imyitwarire iboneye irinda indwara, ku kwita ku mirire myiza, gukora imyitozo ngororamubiri no kwirinda imyitwarire iganisha ku businzi, kunywa ibiyobyabwenge ndetse no gutwita kw'abangavu. Hazongerwa serivisi n'umubare w'abaganga b'indwara zo mu mutwe. Hazanozwa imikorere ya gahunda y'ubwisungane mu kwivuza ndetse n'izindi serivisi z'ubwishingizi bw'ubuzima. Umubare w'abajyanama b'ubuzima babishoboye uzongerwa kandi banongererwe ubushobozi kugira ngo bakomeze kunoza akazi kabo. Hazakomeza kandi kongerwa no kuvugurura ibikorwa remezo by'ubuzima no kubishyiramo ibikoresho bigezweho kugira ngo birusheho gutanga serivisi zo ku rwego rwo hejuru. Mu rwego rwo guteza imbere ubukerarugendo bushingiye ku buvuzi, ku bufatanye n'urwego rw'abikorera, hazakomeza ibikorwa byo gushora imari mu rwego rw'ubuzima. Muri ibi harimo kwagura ibikorwa by'ubuvuzi bwihariye mu cyanya cyabigenewe mu mujyi wa Kigali n'ahandi mu gihugu. Mu rwego rwo guteza imbere imikurire myiza y'abana bato, hazashyirwa mu bikorwa uburyo bukomatanyije bwo gukangurira abaturage gutegura no guha abana indyo yuzuye. Hazongerwa kandi hananozwe imikorere y'ibigo mbonezamikurire y'abana batoya ku nzego zose.
mu rwego rwo gukomeza guteza imbere ibikorwa by'isukura kugira ngo bishyigikire iterambere ry'imijyi, hazashyirwaho mu bikorwa imishinga minini y'isukura mu mijyi inyuranye mu gihugu hose. Ni muri urwo rwego hazarangizwa imirimo yo kubaka uruganda rutunganya amazi yanduye mu mujyi wa Kigali. Hirya no hino mu turere hazubakwa ibikorwa remezo byo gutunganya imyanda kandi hanashyirweho ibimoteri bigezweho bishobora gutuma abaturage bacu bagira isuku ku buryo buboneye. Imiryango izakomeza gukangurirwa kongera isuku aho ituye kugira ngo hakumirwe indwara zimwe na zimwe. Nyakubahwa Perezida wa Sena, Nyakubahwa Perezida w'Umutwe w'Abadepite, Banyakubahwa ba Visi Perezida b'imitwe yombi, Banyakubahwa Abasenateri, Banyakubahwa Abadepite, ndagira ngo noneho munyemerere mvuge ku byerekeranye no kwita ku batishoboye. Ku bijyanye na gahunda yo kwita ku batishoboye no kugabanya ubukene, intego nkuru twihaye ni ugushyiraho uburyo bwo kongerera ubushobozi imiryango itishoboye kugira ngo ibashe kwivana mu bukene mu buryo buhoraho. Guverinoma izakomeza kandi kunoza no gushishikariza abanyarwanda kwitabira gahunda y'ubwisungane mu kwivuza n'izindi zirimo iyo kwizigamira nka Ejo Heza. Mu rwego rwo gushyira mu bikorwa izi gahunda, hazashyirwa imbaraga mu bufatanye bw'inzego zitandukanye zirimo iza leta, abafatanyabikorwa mu iterambere, abikorera, imiryango itari iya leta ndetse n'amadini n'amatorero. Nyakubahwa Perezida wa Sena, Nyakubahwa Perezida w'Umutwe w'Abadepite, Banyakubahwa ba Visi Perezida b'imitwe yombi, Banyakubahwa Abasenateri, Banyakubahwa Abadepite, ndagira ngo munyemerere mvuge ku nkingi y'imiyoborere myiza. Mu nkingi y'imiyoborere, intego nkuru ziteganyijwe n'izi zikurikira: kugabanya 1/2 ku birarane by'imanza biri mu nkiko, kongera itangwa rya serivisi nziza ku kigero kiri hejuru ya 90%, kongera ikigero cy'abaturage bafite icyizere ku mutekano wabo bwite n'umutungo wabo kikagera hejuru ya 90%. Kugira ngo izi ntego zizagerweho, tuzakomeza kongerera ubushobozi inzego z'imitegekere y'igihugu zegerejwe abaturage kugira ngo zirusheho gutanga serivisi nziza ku muturage. Muri uru rwego hazibandwa ku gukemura ibibazo by'abaturage ku gihe, ku buryo igipimo cy'uko abaturage bishimira serivisi bahabwa kizarenga nibura 90%. Hazakomeza gutangwa ubutabera bunoze kandi bugera kuri bose. Hazibandwa ku kugabanya ibirarane by'imanza mu hazakomeza gutezwa imbere uburyo bwo gukemura amakimbirane binyuze mu bwumvikane. Ibi bizatuma bimwe mu bibazo bikemuka bitagiye mu nkiko. Hazanozwa kandi imikoreshereze y'uburyo bukomatanyije bw'ikoranabuhanga mu micungire y'imanza. Laboratwari y'u Rwanda y'ibimenyetso bya gihanga izongererwa ubushobozi kugira ngo ibashe gukomeza kunoza no gutanga serivisi nziza ku bayigana. Hagamijwe gukomeza gukorera mu mucyo no kubazwa inshingano, hazakomeza kunozwa imicungire myiza y'imari ya leta. Hazakomeza kandi gutangwa inyigisho mboneragihugu zigamije kubumbatira ubumwe n'ubudaheranwa bw'Abanyarwanda, byose bishingiye ku muco n'indangagaciro z'Abanyarwanda.
tuzakomeza kuzamura uruhare rw'abaturage mu bibakorerwa no kunoza imitangire ya serivisi nk'ishingiro ry'imiyoborere ishingiye ku gushyira umuturage ku isonga. Nk'uko mubizi kandi, umutekano ni ishingiro ry'ubuzima bw'igihugu n'iterambere ryacyo. Ni muri uru rwego guverinoma izakomeza gushyira imbaraga mu kurinda no gukumira ibyaha, kubungabunga umutekano rusange, umutekano w'abaturage no gushimangira ubusugire bw'igihugu cyacu. Guverinoma kandi izakomeza kubaka ubunyamwuga bw'inzego z'umutekano no kuzongerera ubushobozi, ndetse hanatezwa imbere ubufatanye n'imikoranire n'abaturage kugira ngo bagire uruhare mu iterambere ry'ubukungu. Igihugu cyacu kandi kizakomeza gutanga umusanzu mu bikorwa byo kubungabunga amahoro n'umutekano binyuze mu mikoranire hagati y'ibihugu, ubufatanye bw'akarere u Rwanda ruherereyemo ndetse no ku ruhando mpuzamahanga. Ku birebana n'ububanyi n'amahanga, ubufatanye n'imibanire mpuzamahanga bizashyirwamo imbaraga mu kwihutisha iterambere ry'ubukungu bw'u Rwanda. Hazibandwa ku mibanire iganisha ku iterambere. Ibi bikubiyemo gushimangira amahirwe y'ubucuruzi n'ishoramari no guteza imbere ubukerarugendo hifashishijwe zimwe muri gahunda zihari nk'amasezerano y'isoko rusange rya Afurika. Abanyarwanda baba mu mahanga bazakangurirwa kandi bashishikarizwe gukomeza kongera uruhare rwabo muri gahunda z'iterambere ry'igihugu. Hazanozwa kandi serivisi zibahabwa kugira ngo zirusheho kuba nziza. Nyakubahwa Perezida wa Sena, Nyakubahwa Perezida w'umutwe w'abadepite, Banyakubahwa ba Visi Perezida w'imitwe yombi, Banyakubahwa basenateri, namwe Banyakubahwa abadepite, mbere yo kurangiza iri jambo ndagira ngo mbizeze ko tuzakora ibishoboka byose kugira ngo iyi gahunda ya guverinoma tuzayishyire mu bikorwa nk'uko tuyibagejejeho. Iyi gahunda izashyirwa mu bikorwa kandi ku bufatanye n'imikoranire myiza y'inzego zose, iza leta, iz'abikorera, amadini n'amatorero, imiryango itari iya leta n'abanyarwanda bose muri rusange. Ibyo bikaba bishingiye ku kuba nk'abanyarwanda twese twariyemeje kugera ku iterambere buri wese agizemo uruhare. Nagira rero ngo nongere bizeze ubufatanye bwa guverinoma n'inteko ishinga amategeko, kandi mbabwire ko tuzakira neza kugenzura ibikorwa bya guverinoma muzakora, kuko ari byo bizadufasha kugera ku ntego zose zikubiye muri iyi gahunda. Ndabashimiye, murakoze.